Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wo nkurikirana umunsi kundi kuri Devi Rwanda. Tudatinza reka dukomeze n'inkuru yacu y'urukundo ya Naomi ndetse na Fidere. Mu gice cyacu cya gatatu duherukaniraho mama Naomi ndetse na papa baje kureba Naomi. Gusa bahise ko binjira mu cyumba, gusa mu kwinjira mu cyumba Naomi yarabarebye ndetse mu kubareba rwose barebana umujinya ndetse n'agahinda kenshi cyane. Ati se uko nkamwe muje gukora iki hano? Ati Simon nta kuntu wamfasha ndetse ukansohorera bano bantu hano. Atasari ko mwana wacu Naomi basi wabanje ukatwumva ndetse ukumva ibyo tukubwira. Ati Simon ibintu nakubwira rwose wamfashije dogite ko ndashaka kubona hano bantu rwose ndakwinginze mbabarira pe. Nuko Simon yahise kabwira Naomi ati se Naomi basi wagerageje basi kumva ababyeyi bawe. Ati none ntabwo mbikeneye rwose, ntabwo mbikeneye nkuko nabikubwiye, mbabarira basi mpubufashe kano kanya rwose pe, mfasha ubasohore. Nuko Simon yahise akurikije itegeko rya Naomi ndetse asohora ababyeyi biwe. Ati mama rwose mumbabarire, gusa umukobwa wanyu rwose ntabwo akeneye kuba yababona, byaba byiza rero umusohotse wenda yari buze kuba yashaka ndetse n'igihe yari buze kuba yakumva ko rwose yabonana namwe muri buze kuba mwaza ndetse mu murebe. Atari ku dogite wambabarire ukanyumva rwose ko nkeneye kuba navugana n'umwana wanjye. Ati we rwose mama Naomi byari byiza ndetse byari n'iby'umugisha kuba mwavugana, gusa rwose umwana wanyu murabona ko atabikuze ndetse ko atabikeneye. Nuko mama Naomi yahise asohoka ndetse asohokana n'umugabo we rwose bose basohoka bumiwe. Gusa barakwereka Ange ndetse na Shadia bakomeje kuza birukanka ndetse baza nabo bareba rwose ko bashikantu Naomi yararwariye. Gusa mu gushika ku muryango rwose yasanze mama Naomi ndetse na papa Naomi bicaye ndetse bihebye. Ati se papa Naomi kuki murahanga kubera iki mutari kwinjiramo imbere ngo murebe Naomi? Si batubwiye ko ari mu cyumba gatanu ari harwariye. Ati yego rwose bana banjye Naomi ni harwariye gusa yanze ko pe tubonana. Ati papa birisere yanze ko Naomi mubonana? Ati yego rwose yabyanze, yavuze ko atabikeneye. Ati nose ubwo papa turibuze ko twakora iki? Ati niki kintu twakora se twarenzaho iki mu gihe umwana wacu adashaka ko tubonana? Nyine dogiteri aratubwiye ngo tugende ndetse yazashaka ko tubonana rwose tuzagenda ndetse tubashe kuba twamureba tubonane nawe. Gusa ubu ngubu rwose yanze ndetse nta nubwo adukeneye. Atari ko papa twebwe wenda ashobora kutwemerera, reka tugende ndetse turebe ko rwose yabasha kuba yakemera ndetse akemera ko tuvugana. Gusa Fidere nkuko yari yabivuze rwose yari yagiye kuba polisi ndetse yagiye kwirega rwose bitewe nuko ari we wari bamaze kuba yagonga Naomi. Gusa ageze kuba polisi, abapolisi bose baratunguwe dore ko ari bwo bwa mbere bari babonye rwose umuntu aza ndetse akavuga ikosa yakoze kugira ngo abashe kuba yafatirwa imyanzuro ndetse afatirwe n'ibihano. Ati se mugabo ko rwose dutunguwe ndetse rwose uradutunguye cyane pe, ni gute ubashije kuba waza kwirega kandi ndabizi neza rwose nta muntu wari wabonye ko ari we wagonze uriya mwana w'umukobwa. Ati yego rwose nta muntu watumbonye dore ko rwose nahise kumwinjiza mu modoka ari mujyana kwa muganga. Gusa nyine umutima wakomeje kunshira urubanza, ariko si no kunshira urubanza kuko ngende umuganga rwose nahise kumufata ndamujyana mbasha kuba namwitaho mu bitaro nkoreramo. Ati ukorera mu bihe bitaro se musore? Ati bitaro rwose bikuru by'uyu mujyi n'igihe mbikoreramo, ariko sinjye gusa dore ko nkorana n'abandi bantu benshi. Ati yego rwose turabyumva. Rero byabaye ngombwa ko mbaza kwamujyana we ndetse nkabasha kuba namwitaho. Rero maze kubona rwose amaze kumera neza, amaze kuba nagarura ubuzima bwe, nibwo navuze ati wenda reka ngaruke ndetse ndebe ko nakirega rwose kuko ndabizi nakoze amakosa kuba nagonga. Ati yego rwose musore, basi se umukobwa nta kintu yabashije kuba yaba nta kintu yangiritseho ku buzima bwe? Ati nyine kuba twamuvuye gusa nyine yaranatwite. Ati yo, ati kumbe wa mukobwa yaranatwite? Ati yego rwose afandi yaratwite kandi inda ye yari y'ukwezi kumwe, rero byagoranye kuba twamurokora ngo turukore n'umwana, byabaye ngombwa rero ko turukora nyina gusa umwana we ntabwo yabashije kubaho. Ati yo mbega gahinda, nose basi uriya mukobwa azongera agira amahirwe rwose yo kuba yakongera akabyara kuko ndabizi neza hari igihe ngo biba bibi ndetse ngo mwabasha kuba mwamuvura akaba atazongera kuba yabyara. Ati wa rwose ntimugire ikibazo kuko afite hafi 97 rwose bwo kuba yakongera agasaminda ndetse akabyara pe. Ibintu bijyanye no kubyara byo nta kibazo, wenda kandi kabaye nkaho katugira challenge nuko nyine wenda twakoze uko dushoboye nk'abaganga tukabasha kuba twamuvura nyine wenda umwana we ntabayeho gusa nyine ibindi byo ndahamya ndashidikanya ko rwose bizagenda neza ndetse uriya mukobwa azabaho neza rwose nta kibazo dore ko twanamuvuye agakira mu buryo tutatekerezaga, kize vuba cyane rwose. Ati okay rwose aho ngaho nta kibazo. Ati rero asabe twagute kutigeze unatwibwira musore? Ati ngiye banyita Fidere. Ati oya se kandi? Ati Fidere wa muganga tuzi urenze mwabera bitaro rwose bikuru by'uyu mujyi ni wowe rwose? Ati yego rwose ntabwo mwibeshye ni ngewe. Ati yo
Fide congratulation rwose uko bakuvuze rwose umutima mwiza ufite ndetse n'ubumuntu rwose biragaragara kubuje kwirega rwose ntabwo bidutuye kuko turabizura umuntu mwiza wita ku barwaye cyane nanjye ndabizi nari mfite mama wacu rwose urwaye ndetse arembye muzana mwabira bitaro gusa bashe ko wamwitaho ndetse mbona rwose ukuntu mwitayeho numva ndagukunze Fide rwose kabisa congratulation kandi ujye umukora akazi kawe neza sa rwose afande murakoze kandi cyane pe none se fande ni ibihe bintu nyine nibe bihano ndibuze kuba nahabwa nyine kuko ndabizi nakoze amakosa ndetse naragonze ati yego Fide kuko nkuko bikuvuza akoze amakosa kandi rwose nta muntu rwose twari imodoka ugomba kugonga umuntu uko byasa kose ugomba kwigengesera gusa ibipimo byacu ndetse nuko byabigaragaje ikigaragara cyo rwose uriya mukobwa niwe uri mu makosa gusa nawe nyine uri mu makosa kuko ntabwo abashije kuba wakontorora fire zawe gusa nyine bikigaragara cyo we yambutse umuhanda ndetse yambuka umuhanda atarebye ndetse yaje yihutaza yiruka mu modoka ari nk'uri kwiyahuramo niyo mpamvu rero amategeko ibihano byawe dore ko twagize n'amahirwe tugasanga imodoka yawe iri muri silase kandi rwose ufite n'ibyangombwa byose rero icyo usabwa nta kindi nuko nyine tuzaba turetse iriya modoka yawe tukaba tuyifunzeho gatoya nk'icyumweru ariko rwose ibindi rwose uzagenda ndetse ujye kuri silase uriya mukobwa rwose babashe kuba bamwishyura nta kindi rwose ku bijyanye byo no kugufunga ntabwo twabitekerezaho kuko twari kubitekereza cyane cyane iyo kiba wenda twakubuze ndetse utaje kwirega ariko ubwo uje kwirega rwose ntugire ikibazo ibintu byose ni amahoro Fide erega buriya iyo kiba rwose mu gihugu dufite abantu bose bameze nk'aho bumva ko bakoze amakosa igihugu rwose cyatworohera kuba twakimanaginga ariko nubwo bahari uko bakigira kose dufite imbaraga ndetse turashoboye turabizi tuzaba managinga gusa nyine ku ruhande rwo guhanwa rwo rwose ahubwo Fide congratulation rwose kubuje kwirega n'ubutwari ndetse nta nicyo bigutwaye ndetse rwose bigwaye amahirwe yo kuba twavuga ko nta kibazo twagushinja reka wenda umukobwa naza agatanga ikirego niho wenda bishobora kuzakugora ndetse bikagorana ariko nataza gutanga ikirego rwose tugira ikibazo rwose pe nawe tuzamuhamagara ndetse tumubaze twumva ibyo akeneye ndetse n'ibyo yifuza ati harya afande ni ngombwa ko tumuhamagara cyangwa tuzajya kumwirebera ati ya kapiteni kuko niko koko Fide sorry gato nibeshya aho ngaho turaza kuba twajya kwa muganga ndetse tuganirize n'uriya mukobwa twumva ibyo ari byo wenda nitumara kumva ibyo uriya mukobwa byagorana ndetse byaba ikibazo uriya mukobwa rwose abigize intambara ariko ubwo bimeze gutyo ntugire ikibazo rwose tuzabyitaho wowe gendere ndetse usubire mu kazi kawe kandi rwose Fide congratulation rwose kubw'akazi kawe rwose yakiba abantu bose bameze nkaho ukora akazi kawe neza ndetse ukitayeho rwose pe ati yego rwose afande ngerageza uko nshoboye kuko ndabizi nanjye biriya mbona ko ari byo nshoboye kandi mbona ko ari yo mpano yanjye ati yego rwose gusa Fidele ubutaha ujye ugerageza witwararike ugende mu modoka neza kuko ubutaha nukora ikosa ukagonga umuntu akabasha kuba yahaburira ubuzima ntagaruka nk'uko bizagenda hari ibihano rwose uzaba uteganyirijwe ati yego rwose murakoze cyane kandi ntabwo bizasubira ukundi pe ati sa rero Fide genda nuko Fidele gusa Fande yasigaye avugana n'abandi bapolisi ati wano uzikuriya musore rwose congratulation kuri we rwose mbamo nura muhungu arenze uzikuriya muhungu ari cyamamare ku rwego rwo kutabitekereza ati yego rwose afande turabizi rwose ura muhungu ararenze ahubwo ngiye nari nikanze uzikundura muhungu bahora bamuvuga ku makuru ati yego rwose bahora bamuvuga ku makuru gusa rwose abantu bose bagakwiye kumera nka kuri urabona kuntu yicishije bugufi ndetse yari yaje nta nubwo twari twamumenye ati yego rwose ntabwo twari twamumenya ahubwo kuntu nyine yacishije make nibyo bintangaje gusa afande rwose uriya musore yanjye nabonaga narengana pe nta nikosa yakoze ati yego rwose nta kosa yakoze kuko nyine asenga Imana basi uriya mukobwa nabaze kuba muzima ntazi kuba yabigira birebire kuko abigize birebire hehe kaba kamubayeho rwose murabizi neza tugiye kumuhana ntabwo twakwita kuri ibyo ngibyo ngo by'umukobwa ngo ibiki n'ibiki cyangwa ngo nuko arenze yego rwose afande wenda Imana ize kumufasha rwose uriya mukobwa ntazi kuba yabigira birebire ariko abigize birebire wa mugani cyaba ikibazo hoya reka twizere ko wenda nta kibazo ari buze kuba yagira gusa barakwereka ababyeyi ba Naomi bari bicaye bagerageje kuba bagerageza uburyo bushoboka bwose kugira barebe ko babonana na Naomi ariko Naomi rwose yababereye amadore ko atashakaga kuba yabonana nabo nuko rwose Simon yaje gusohoka ndetse arabwira ati babyeyi mugerageze rwose muvanga ha mugende dore ko nabari abakobwa rwose bishuti be bose yambwiye ko atabakeneye mugerageze mugende wenda umukobwa wanyu rwose nakenera kuba yababona dore ko agifite iminsi hano muri bino bitaro rwose nakenera rwose kuba yabavugisha nta kibazo muzavugana gusa ubu ngubu rwose ndi kubona atiteguye rwose pe basi dogiteri reka tukubaze mbere yuko tugenda basi umwana wacu ameze neza ati yego rwose umwana wanjye ameze neza ndetse nta kibazo ati se basi nubwo yakoze impanuka umwana yaratwite nta kibazo yabashije kuba yagira ati hoya rwose mama iryo ni ibanga ry'umurwayi ndetse na dogiteri
rero niyo mpamvu rwose mugomba kugenda ndetse muzagaruka muje kumureba. Ibyo ntabwo rwose ari ngombwa ngo tubibatangarize, ayo ngayo nyine aba ari amabanga ari hagati y'abarwayi ndetse na ba muganga babo. Ubwo rero ntabwo ari ngombwa ko mbibatangariza rwose, gusa nibiba ngombwa tuzabibabwira ndetse muzabimenya. Gusa ubu ngubu byaba byiza ndetse musubiye mu rugo mukagenda, kuko murabona rwose hano mwahateje akajagari. Ati okay sawa rwose nta kibazo, reka tugende gusa mugerageze mudufashe pe. Ati sawa rwose mama. Nuko mama Naomi ndetse na papa Naomi barasohotse, gusa mu gusohoka bahuye na Pasha ari kwinjira nawe, ariko ntabwo bigeze bamumenya. Ariko Pasha ari kwinjira mu bitaro yahuye rwose na Ange ndetse na Shadia, nabo bari gusohoka bataha. Ati se Ange ko mutashye mwabashe kuba mwabonana na Naomi? Ati wareka n'iki se ahubwo va ahangaha rwose tugende, se ntabwo uhuye na ba nyina? Ati ntabwo nabamenye. Ati dore ngaba bariya n'abarabinje mu iriya modokari. Ati bariya nibo babyeyi ba Naomi se? Ati cyakora uri ikigoryi, ibaze ko utazi n'ababyeyi rwose b'umukobwa waterese ndetse wateye induka muraburiza. Cyakora uri ikibwa pe. Ati yemwe mumbabarire rwose ntabwo nari nabamenye, ubu sinki bamenye basi nari no kubanyuraho nkabasuhuza. Cyakora uri ikigoryi, nganyumvira Shadi. Cyakora uzi ko bazakurasa warugoryiwe, nta n'urusoni ngo wari kubasuhuza so bahishema kuko umwana wabo wamwitayeho, kuko wemeye inda wateye, kuko wakoze iki kizima wagiye gukwa se. Cyakora uri ikigoryi, nta n'urusoni wari kubasuhuza. Cyakora ashize isoni Pasha. Sha mubabarire pe, ndumva mwabirakariye mureka ngende ndetse njye kumureba. Ati no wikirushya ahubwo reka kugendayo n'abapolisi hagati aho bataza kwa gusanga ndetse bakakurasa. Va aho ngaho ugenda yakigoryiwe kuko wakoze amabara atabaho. Atariko namwe mujye mureka kuntera ubwoba, igihugu cyacu se nicyo kurasana, ntabwo ibyo bigose biba muri kino gihugu. Ati yego rwose ntabwo biba muri kino gihugu, ariko amakosa yakoze ubundi nta nubwo wari ukwiye kuba wababarirwa. Ataha ndumva mukomeje kubigira birebire, reka ntabwo nzagaruka ejo. Tishanye negenda yakigoryiwe. Atasa ariko Ange wajya ugabanya gutukana koko? Ati ngiye ngabanya gutukana, genda mva imbere mba numva nge nta nicyo twavugana, mbona uri isereri pe. Shamba mbona nawe wabigize isupu cyane, wabikabirije kandi nta birenze. Nta birenze nyine naho urindagirira, ubwo ubona ibintu wakoze nta birenze. Nuko bahise ko batandukana ndetse bose baragenda, dore ko buri wese yaragiye ku ruhande rwe kandi bari babangiye kuba babonana rwose na Naomi. Gusa barakwereka papa Naomi yaragiye ndetse ajya mu kazi, gusa mu gushika mu kazi boss we yahise kamureba. Ati Carlos nizere ko ibintu byawe rwose uri umwana wawe byakemutse. Ati wareka n'iki se boss ko noneho bikomeje kuba nyine bikomeje kugorana pe. Ati se kandi byagenze gute? Sinagwaye ruhushya kugira ngo ejo ujye gushaka umwana wawe ndetse mubonane. Ati yego rwose boss kandi mwarakoze, gusa nyine nabashije kumenya nyine ndetse mbona ahantu rwose ari kwa muganga, ariko rwose ejo twikubiseyo rwose umwana yanga ko tubasha kuba twabonana ngo ntagakeneye kuba yatubona. Ati yeah of course nibyo rwose pe, kandi nge Naomi ndamwumva cyane. No se urukumva wowe hari impamvu ufite yo kuba wabonana nawe? Ndabyumva nta mpamvu ufite yo kuba nabonana nawe, ariko se ku buryo umwana yakirengagiza umubyeyi kwa kariya kagena agashaka ko batanabonana? Ati none se kuki we nk'umubyeyi bamwirukanye ndetse ukamwirengagiza ntiwibuke ko rwose wanamubyaye? Ariko muri kunda abantu ngo umwana yakirengagiza umubyeyi we, kuki umubyeyi wese yirengagije umwana ra? Banamugani rwose boss, ariko batubwiye ngo dutegereze wenda umujinya n'uburakari bye nibishira ngo azatwemerera tubonane. Ego rwose ibyo bakubwiye ni ukuri, wowe rindira ndetse rwose rebe ko umujinya we n'uburakari byashira ndetse mukabonana. Gusa rwose papa Naomi kugira inama ndetse ya kigabo, ubutaha ntuzongere kuko sinkwifurije ngo wenda abandi bana bawe rwose we batwite, ariko rwose ku umwana yatwita birumvikana biba byabaye nyine, gusa nta nkabaciye amabere. Gutwita ni ibintu bisanzwe, erega nubwo tubyirengagiza n'umugisha. Ubuse aho kugira ngo ajya kurama amadu umwana usange yarakuyemo nk'amadijana, tibiruta nuko yatwite, dore ko amahirwe yari afite rwose umwana we yari amaze kuba yakura, ntabwo yarakira umwana ku buryo wamufata ukamujugunya. Ubuse koko basi yo bakimugonga ndetse agapfa. Ariko rwose boss ntabwo hari ikintu tugomba kumenya rwose, inda zitateganyijwe rwose nazo zibyara ibibazo. Yego ndabizi rwose zibyara ibibazo, ariko se mu gihe yarengeranye umwana rufu maze kuba yagira inda y'ukwezi kumwe kurenga, washakaga ko ayikura mu gusi kimuhitanara? Ibyo nibyo ari gukunda, wari kuba wisha umwana ndetse ukicana nyina ndetse ugashiraho n'iki, ariko ibyo byaho uri kubyumva wawe kuba ubaye mwicanye. Ataho wenda nuko nyine Imana nayo itabyemeye, gusa nyine nanjye ndi kwishinja amakosa boss. Ati yego rwose papa Naomi uri kwishinja amakosa kuko akoze ibintu bitari byo, gusa nanjye nk'umugabo wenda nka se w'umwana nakumva, ariko nabo rwose iriya nama yo ko wabwira umwana wawe ngo akuremo inda, ibaze nk'umwuzukuru wawe nakura nyina akamubwira ko rwose washatse kuba wakuramo inda ye, ubwo urumva umwuzukuru wawe azagufata ute?
ati cyakora Imana ifashe umwana wanjye ntazabikore. Ati ibyo wagakwiye kuba warabitekereje mbere. Rero papa Naomi please jya ugerageza wumva abana bawe mu gihe bakoze amakosa, kuko biriya bintu kuko umwana bundi nyine papa Naomi buriya yaje kuri wowe abona ari we buhungiro bwa nyuma busigaye, urangije nawe uramwirengagiza, urumva yari gukora iki kindi. Cyakora ndi kwicuza rwose boss, ariko boss nyine mumfashije basi mwaba mumpaye nk'icyumweru nkabanza nkagerageza uburyo nkemura bino bintu byo mu rugo rwanjye. Wenda nimara kuba nabikemura niho nzajya nagaruka mu kazi ndetse meze neza. Gusa ubu ngubu rwose nkubwiye ko meze neza, naba ngiye kubeshya pe, mumfashe basi. Oya rwose ntugire ikibazo, wegera ndetse ujye mu rugo iwawe. Ndabyumva rwose situation urimo ndayumva. Genda ujye mu rugo rw'iwawe ukemura ibintu byawe rwose umuntu n'umuryango wawe. Icyumweru nigishira bitarakemuka cyakoze nyine uzagaruke mu kazi, gusa uzagaruke umeze neza, kuko rwose ibi bintu biri kugaragarira buri muntu wese kandi ntabwo twabigushimira pe. Gusa Fidele we yavuye kuri station ya polisi dore ko yaravuye kuba yakirega, ndetse mu kwinjira mu bitaro yahise kahura na Simon. Ati Fidele kugarutse se byagenze gute, ibintu byabaye amahoro? Ati yego sha byabaye amahoro pe, Imana yandengeye ndetse banyumvishije sha, uzi ukuntu byanyoroheye. Ati byakoroheye gute se? Ati tugende muri biro ngiye kukubwira. Ahubwo se mbere yuko nkubwira umurwayi ameze uti? Sha ameze neza rwose, gusa ibi byabaye rwose noneho nagatendo nagashya sinzi uburyo nabigusobanurira pe. Ati se byagenze gute kandi? Ati tugende muri biro ubanza umbwira ibyawe byo kwa muganga dore ko ari byo bikomeye, wenda ibindi tuzabivugaho nyuma. Ati okay sa rwose nta kibazo. Nuko Fidele yahise kagenda, ndetse mu kugenda rwose ajyana na Simon bajya muri biro. Ati rero mbwira byagenze bite nyine, byagenze bite kwa mbwira nyine wagiye kuri station ya polisi bigenda biti? Ati sha mva Simon nushaka kujya ugira neza pe, akazi kawe ujye ugakora neza kuko birafasha bya hatari. Ati no sibyo bihuriye rwose no kuba waragonze umuntu. Sha birahuye bro, ahubwo birahuye cyane. Ibaze ko nyine nageze hariya kuri station nkababwira ukuntu ibintu byagenze mani, bakabisobanurira neza ndetse nyine bambwiye ukuntu sha bro. Niyo mpamvu ndikubwira ngo ujye ukunda akazi kawe. Njye nababwiye ko nagonze umuntu mpita ko mujyana kwa muganga, nyine n'amahirwe nagize nasanze rwose ari we witerereje mu modoka, ari rwose atari uburangare bwanjye kuba yaragonzwe. Cyakora nyine ikintu bambwiye nuko ntahise ko mfata file direct, ariko nyine cyagaragaraga cyo nuko umukobwa nyine ari uri mu makosa. Gusa nyine bambwiye ngo baraza kubabaza ndetse bamuganirize, kereka ngo nibasanga wenda hari ibindi umukobwa ari kubitekerezaho, ngo niho bishobora kuba byaba birebere cyangwa umukobwa nyine akabikomeza niho byakomera. Gusa bo bambwiye ko nta kibazo ndetse nta nicyo bitwaye. Gusa nyine bambwiye ko nzajya kuri insurance nyine nkavugana na buriya mukobwa bakabasha kuba bamwishyura. Ati ndumva ari sawa rwose, Imana ishimwe pe. Nushatse kuvuga ko bakubohoye? Ati yabambohoye, gusa bambwiye ko nyine bari buze kuba baza ndetse bakaganiriza n'uriya mukobwa. Ati uriya mukobwa ko nabonye ari isansu se kandi we ni isansu gute se kandi Simon? Sha iwabo baje abashwishwiburiza baje ko nyine yanze kuba yagira n'umuntu numwe babonana rwose. Yambwiye ati mubabarire ntihagire umuntu winjira, nanjye rwose mbabera ibamba, ariko buriya da nta muntu nigeze ntuma rwose yinjiramo hariya. Ati ko numva bidasanzwe se? Ati sha si bisanzwe, gusa uriya mukobwa rwose wabashobora kuba baramukoreye amabara pe. Ati ko numva birenze. Basi se wamuganirije? Nyine natangiye kuba namuganiriza bro, bahita baza nyine baza birukanka. Gusa nyine yase ko mbahagarika ndetse yambwiye ko adashaka kubabona, nyine nanjye nkora iyo bwabaga tu. Ati yes rwose ndumva nta kibazo, no sobonye rwose ibizami bye ndetse n'ukuntu ari kugenda yoroherwamo biri kugenda biza neza nta kibazo. Ati yego rwose ari kugenda akira ndetse ari gukira vuba vuba pe. Ati okay ibyo ngibyo rwose nimba bimeze neza nta kindi, ibindi bizaba biza, ariko nimba basi ari koroherwa nta ribi. Shari koroherwa bro, geranyije ari koroherwa. Ati okay. Gusa abapolisi bidatinze nabo bahise kubaza ndetse baza kwa muganga. Gusa mu kuza kwa muganga rwose basanze Simon nabwo ari kwita ku mukobwa Naomi dore ko ari wari umushinzwe. Ati Naomi se mwatubwira ari uwuhe muri mwebwe? Ati ni njyewe rwose afande. Ati okay none se dogite watwihanganira tukabanza tukavugana n'uyu mukobwa gatoya? Ati sa rwose ntari bindi mumuvugisha, gusa nyine ntago ari byiza ko mwamuvugisha amasaha menshi cyangwa ngo mumubaze ibibazo bikomeye. Ati wa rwose dogite ntugire ikibazo, ntabwo turi mumubaze ibintu bikomeye, n'utuntu dukeya gusa dushaka kugira ngo tuba twamubaze tugata ko twigendera. Nuko Simon yahise kuyirukanka ndetse mu kwirukanka yirukankira muri biro ajya kuba yareba rwose Fidele. Ati Fidele noneho kakubayeho mani? Ati se kandi we kambayeho gute kuri kuntera ubwoba we? Uzi ko abapolisi biri seriye mani bahise ko baza? Ati yego rwose bambwiye ko bagiye kuza, gusa nyine ntabwo bafite pe, kuko bambwiye ko nyine nta makosa mfite kere kuri mukobwa nyine nambere shitana kandi aburiza. Ati reka turindire wenda ibiri buze kuba byaba, gusa
uriya mukobwa uko namubonye ashobora kuba atabikora, ariko reka turindire kuko umuntu ni mugari. Ati reka turindire turebe, gusa ndikumva njye nta bwoba mfite. Gusa barakoreka tugarutse ku ruhande rwose rw'abapolisi batangiye kuba baganiriza Naomi ndetse bamubaza ibintu byose ukuntu bimeze. Ati se Naomi bimeze biti? Ati ni byiza rwose afande. Ati se Naomi wamenye umuntu wakugonze? Ati sindamumenya rwose. Ati okay, rero umuntu wakugonze bamwita Fidele, akora muri bino bitaro. Ati uriya mudogiteri se wambaze? Ati yego rwose niwe wakugonze. Ati yo tangara impamvu yari ari kunyibwirishwa ngo twagonzwe bita ko tuzanwa kwa muganga, kumbi rwose niwe wangonze. Ati yego rwose niwe wakugonze. Ati none se kuki muje hano rwose muje kugira ngo bigende biti? Ninjye se ndi mu makosa? Ati oya rwose Naomi ntabwo uri mu makosa, abo ikintu twari tuje kugira ngo tumaking sure, tuze kwashaka kumenya neza ko uriya muhungu nta kibazo mufiteho cyangwa ko ukeneye kuba watanga ikirego rwose kuri we kuba yarakugonze. Ati oya rwose pe, njye ntabwo uriya muhungu mukeneye kuba namutangaho ikirego kugira ngo se bimara iki? Nimutangaho ikirego se umwana rwose wanjye wapfa yaraza kuba yagaruka. Ati yo tipore rwose ko mbapfushije n'umwana. Ati nyine nari mfite inda y'ukwezi kumwe gusa yavuyemo. Ati hangane rwose gusa nyine bari nk'abadogiteri ntako bataba bagize, dore ko rwose uriya mudogiteri Fidele akora uko ashoboye kuri bino bitaro kandi ngo ni umuganga mwiza cyane. Rero ubwo ngubwo niba byanze utekereze ko rwose ntakatagize. Ati yego rwose ashobora kuba ntakatagize, gusa nta n'ukundi nyine nta kundi byari kugenda. Gusa nyine ngiye nta kibazo mfite rwose pe, nta kibazo mfite, ntimungireho ikibazo, nawe mu mwihorere rwose, kereka wenda niba ari ibindi mukeneye ko nzatanga. Ati no we kintu turi kumusaba no kugira ngo azabashe ajye kuri insurance bakwishyura nyine baguha amafaranga yuko wakugonze. Ati se amafaranga azagarura umwana wanjye? Ati oya rwose, ariko nabwo nubwo atamugarura hari icyo yagufasha mu buzima bwawe. Arega umenye ko ubu ngubu nubwo wavuwe ndetse ukamera neza, ariko ubuzima bwawe ntabwo kimeze neza nk'uko bwari kumera neza rwose batarakugonga. Ati yego rwose afande ndabyumva, ubwo nyine tuzabikora uko nguko ntaribi kandi mwakoze pe. Ati okay sa nta kibazo rwose. Nuko barakwereka afande yase kasohoka ndetse asohokana rwose n'abandi bari bazanye. Fidele yase kaza ndetse yinjira mu cyumba dore ko yaje kuba yakorera check up rwose Naomi kugira ngo arebe ko ari kugenda yoroherwa. Ati Naomi bimeze bite se uri koroherwa muko? Ati yego rwose ndi koroherwa muganga we, nta kibazo kandi ndi kumera neza. Ati se muga ko bari bajera ubu ngubu urabigenza gute ko mbizi neza ko utari buze kuba wabakira? Ati abahese kandi ntari buze kuba nakira Naomi. Ati rega maze kukurega ko wangonze. Ati oya se kandi. Ati njye nta mikino ndagutanza ahubwo bareka baraje bagutware. Ati Naomi kuki wawe uri umwana mubi gutyo? Ati aha tuza tuza. Ariko se Naomi ngambwiza ukuri ko kuri kumbwira ngo ntuze, uri kumva ko natuza gute kandi rwose umaze kuba wantanga? Ati oya rwose Fide ntugire ikibazo ntabwo nari kugutanga, bose kuko nagutanga gute? Erega mani waransapotinze ndetse waramvuye cyane, nyine barambwiye ngo kereka nimba ari ibindi nkeneye cyangwa nkeneye kuba natanga ikirego, gusa mbabwiye ko rwose ndakeneye ibintu by'ibirego. Ati wow, ati kabisa murakoze cyane pe, murakoze ko nari ntangiye kugira ubwoba, uzi ko wari unteye ubwoba we. Ihangane bana nta mpamvu yo kuba wagira ubwoba. None se ubwo ngubwo reka nkubaze, ubu nyine birigiye kuba byagenda biti? Ati birigiye kuba byagenda gute se kundi? Nyine bambwiye ko ngo uzajya kuri insurance ngo bakampanga amafaranga da. Ati yego rwose Naomi ari amafaranga rwose nayo urayakeneye kuko rwose nubwo twakugonze, rega umenye ko ubuzima bwawe rwose butameze nka mbere, kuko nyine mbere batarakugonga aho wari umeze neza, ariko ubu ngubu rwose ntabwo ari kukimeze. Ndatekereza hari ikintu nyine kiba cyavuye ku buzima bwawe. Yego nabone ko bambwiye ngo rwose ngo kuva wangonga nyine ngo byange bikunde ngo hari impinduka zigomba kuza mu buzima bwanjye. Ati yego rwose ntabwo wakubeshya ari impinduka zigomba kuza ku buzima bwawe, ariko nyine wenda ugira ikibazo rwose ndahari ku bwawe kandi ngomba kuba nakwitaho, ndabizi nzakora uko nshoboye ndetse uzakira ndetse umere neza. Sa rwose Fide kandi murakoze pe kuba muri kunyitaho n'iby'umugisha ndetse n'iby'agaciro. Ati yego rwose. Ati se ariko Naomi nkubaze niba ntacyo bitwaye? Ati yego rwose dogite wambaza ni ukubera iki wanze ko ababyeyi bawe baza ndetse baza kuzi ukuntu bagushakishije ndetse bagahangayikishwa nawe? Fide va kwa bari yanjye sinshaka no kumva inkuru zabo. Ati ariko Naomi nyuma y'ibyo byose ntabwo wakirengagiza ko rwose ari ababyeyi bawe. Ati none ababyeyi banjye ndabizi ndetse ndanabyubaha, ariko muri kano kanya sinkeneye kuba nababona rwose kuko ibyo bankoreye ntabwo ari byiza. Ese mbashime ndetse nyine mbwira ikintu cyatuma nemera ko baza kundeba. Cyakora Fide mbabara nawe ntidupfa ubusa pe. Ati no Naomi nta mpamvu rwose nta n'ikintu byari cyatuma dupfa ubusa ndetse nta n'icyatuma dushwana, gusa kuri kano kanya rwose ukeneye kumva ababyeyi bawe, kandi nawe rwose biriya bintu babikubwira umubyeyi nyine biragoye ndetse bisaba imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ubashe kuba wabyakira.
noneho bagahitamo kugira ute, bagahitamo kuba banjugunya bakambwira ko batanshaka. Ati no Naomi wibifata gutyo rwose, suko batagushakaga, ahubwo nyine situation wari urimo nyine niyo yatumye, kandi nabo buriya nuko utabizi iyo bugicya bwaho bari kwisubiraho ndetse bakaguhamagara, kandi basanga barahangayikishijwe nawe ahubwo wari uko bagushatse ndetse bakakubura. Kuko iyo kibara ababyeyi nabo bagifite uburakari, ntabwo baba baraje kukureba kwa muganga ndetse ngo bashake ndetse bamenye neza ko wagonzwe, nyine bari kubyihora ndetse ntibabyiteho, dore ko bari kuba bakurakariye ko baguteye inda. Nyine Fide icyo bari bashaka barakibonye ndetse barishimye ubu se ntibishimye ndetse ntibanezerewe, ntibari bashaka ko inda yanjye ivamo ntiyavuyemo. Atari ko Naomi nawe uri kuvuga amagambo mabi rwose. Erega mva Naomi, ikintu ushaka kumva muri kano kanya nyine n'umujinya n'uburakari ndetse byabibakoresheje. Hari n'abandi bashuti bawe nabo baje kukureba ngo nabo bavuze ko utabashaka, none se ubwo Naomi reka nkubaze, abantu bose nubicaho bizagenda biti? Erega umenye ko nuva hano kwa muganga rwose uzakenera abantu ndetse bakuba hafi. Ati yego rwose ndabizi nzabakenera, gusa barandi kumva ntabakenera kuko igira nimba akeneye ndetse mfite ibibazo ntabwo bigeze bangana, kandi rwose amakosa yose nibonye ashinja kuko ndabizi neza iyo bamyemerera ndetse nkabasha kuba naba mu muryango ndetse bakemera ko umwana wanjye mubyara, ntabwo bira bibazo biba byaranziye kugira ngo nkore accident pe. Hoya Naomi ntabwo ukwiye gutekereza gutyo pe, ibyo ukwiye kubyibagirwa ndetse ukabyirengagiza. Erega Naomi bira ni ibintu nyine ababyeyi n'umujinya ndetse n'uburakari nicyo cyabibakoresheje, ariko ufite kuba wabyibagirwa. Ati yesa rwose ntariba ariko ndi kuva bitandimo pe, ndetse no kubabarira ntabwo bindimo, uramponda sinoga. Aya rwose Naomi ibyo si ngombwa, ahubwo nyine ukeneye kuba wabumva kuko n'ababyeyi bawe ukeneye kuba wabumva ndetse ukabumva cyane. Ataha sa rwose ntaribe gusa ntabwo bindimo pe, ibintu byo kubabarira ntabwo bindimo. Gusa barakwereka rwose aho mama Naomi yarari ndetse yahise kahamagara ndetse ahamagara Shadi. Ati se Shadi basi mwebwe ko naherutse mbasiga aho ngaho, Naomi yaje kubemerera ndetse abemerera ko mwinjira. Ati wa rwose mama ntabwo igeze twemerera, yari afite umujinya ndetse n'uburakari. Ati se Shadi kutigeze umbwira ikigoryi cyateye umwana wanjye inda. Ati wa rwose mama Naomi ndikumva situation turimo kano kanya atari yo kumenya umusore wateye umwana wawe inda. Icyo dushaka kumenya ndetse tukamakinga shuwa neza kari cyo ni ukumenya ko Naomi basi ameze neza ndetse n'umwana twite rwose ko nta kibazo cyaba cyarababayeho. Ati yesa rwose ntaribi gusa byakabaye byiza rwose iyo kimenya neza nkamenya ikigoryi cyantereye umwana inda, kuko nabasha kugikorera ibintu kitazigera kibagirwa na rimwe mu buzima. Hoya rwose mama Naomi nabwo ntukavuge gutyo rwose, kuko ndabizi neza, ndabizi byarakubabaje, gusa ntabwo rwose wagatekereje gutyo, rego ujya wibuke ko unakijijwe. Hoya Shadi ndeka rwose mwana wanjye, ndeka mfite umujinya ndetse n'uburakari, uzi kuba wajya kureba umwana wakakwirengagiza. Yego rwose mama Naomi ndabizi yakwirengagije, ariko nawe wibuke ko bari muri mu makosa. Ati yego wana mugani Shadi aho ndabyumva. Ati sawa mama reka ndeke kubona mama rwose ampamagaye reka mwitabe. Ati nimba mama rwose aguhamagaye nta kibazo. Ati pasha wakibwa umeze gute, uzi ko utumye mbeshya mama Naomi rwose kari mama kandi ari we wakibwawe. Ase Shadi uzageza aho gutukana kwawe rwose, wajya ugerageza ukagabanya ndetse ibyo bintu byo wawe uzabigezayo, jya ureka gutukana mwana ntabwo ari byiza. Ati yesa wa nyine none se kumpamagare kunshaka iki? Umva harya Naomi yanze ko rwose mubonana. Ati yego rwose yanze ko tubonana, yavuze ko rwose tatukeneye muri kano kanya. Ati yenge rero ngiye kuba najya kumureba, burya ntibabwiye kari mu cyumba gatanu. Ati kereka niba ushaka kakuvuna, ataramvuna gute sare mu maserumu, ngiye kugenda ndetse mutungure rwose mushikeho kuko ndi kumva umutima wanyu utari hamwe. Ati yesa rwose nta kibazo, genda gusuguraza kuba wambwira ibiri kuba. Nuko pasha yese kagenda ndetse ajya kwa muganga. Gusa Naomi yakomeje kuba yaganira na Fidele ndetse rwose ari kumubwira ibyamubaye, hamubwira ko ntiwabo bamwihakanye. Ati Naomi none se umukunzi wawe rwose ntabwo yabashije kuba yakemerera basi kugira ngo mubashe kuba mwabana. Ati rero Fide ikigoryi cya mbere nabonye cy'umusore n'igihungu twitwa ngo twarakundanaga cyaranyirengagije kimbwira ko kitanankeneye, nyine kinyiryaho, kandi icyambabaje nuko ari nawe muhungu wa mbere twari tubonanye. Ati sure. Ati of course rwose ni muhungu wa mbere twari tubonanye, gusa yarampemukisha pasha azaribwe n'imbwa gusa. Ati hoya se kandi gusa barakwereka rwose bakiri kuvuga ibyo ngibyo ndetse basakuza cyane baganira rwose, amubwira ububwa bwa pasha yese kafungura urugi ndetse abagwa gitumo. Ati Naomi atahe watafu. Ati Fide wamfashije ugasura kino kigoryi koko. Ati Naomi uyu muntu se muraziranye? Ati yego rwose turaziranye, niwe pasha nakubwiraga. Atari ko Naomi wagerageza rwose ukamwumva wasanga gushaka ndetse ari kugushakira impamvu nziza. Ati hoya rwose. Ati wapi Fide kuri ikigoryi imbere basi mbabarira, ndabizi waramvuye wampaye ubufasha bukomeye, basi ongera umfashe unsohorere kino kigoryi. Atari ko Naomi ndakwinginze rwose ukeneye kuba wanyumva pe, kuko nkeneye kuba navugana nawe, ndabizi nta mahoro yo mu mutima mfite pe.
nta mahoro yo mu mutima ufite, igicucu gusa. Mva imbere ndetse ugende. Ibyo washakaga se byose ntibyabaye. Ati Naomi nibiki se kandi byabaye? Ati kaniye munsohokera mu nzu. Ati ariko hano ntituri mu nzu, turi kwa muganga. Ati umva Pasha, wareka umurwayi se basi ukareka gutuma asakuza, dore kubona ko ari muri kondisiyo mbi. Nyine ntabwo akeneye kuba yakubona, basi sohoka, igihe cyose azakenera kuba yakubona uzaza ndetse mubonane muganire. Ati ariko dogiti nkeneye kuba navugana nawe. Ati ariko wa musore we ntiwumva nkubwiye ngo sohoka, ntabwo akeneye kuba yabonana nawe. Ati asawe dogiti uri iki bundi cyatuma rwose usohora hano? Uzi uwo mukobwa ari iki kuri njye? Ati icyo yaba ari cyo cyose rwose ku buzima bwawe ntabwo biguha uburenganzira bwo kuba wakinjira hano atagushaka. Ndavuze ngo sohoka muri bino bitaro rwose ugende ndetse uvanga. Mpamagara abasekirite. Ati wabahamagaye se uri kubona bankuraho iki? Nuko Fidele yahise kahamagara abasekirite. Igice cyacu cya kane rwose nanga kirangiriye ku nkuru y'urukundo ya Naomi ndetse na Fidele. Kibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel ya David Rwanda kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi kundi ndetse ukurikirana inkuru z'urukundo n'ibindi biganiro binyura kuri iyi channel. Ndabakunda cyane ndetse Imana ibarinde bahire muri byose mukora.